Ya okay, nitwa Juju Giti w'igipeti barambwiye ngo murankunda we. Akaba kisinkuru ya SARA agace 16 niko umunsi gwa none tugiye gutangira. Ndetse mu gutangira twabonye ko no SARA abona Salim na Brigitte mu gatondo ka kare bava hano mu nzu. Babonye ko biri kose n'amakuru yari yahawe menya ko byanga byakunda bano bombi umubano wabo gikomeje niba n'ubu ngubu bararanye ntacyo hangaha amaso atamwereka ntacyo atabona. Dore ngarabareba basohotse banezere bafatanye mu kuboko bajya mu ikanka rimwe barajyana baraye mu nzimwe. Ndetse mu kumucaho kana hanga kagiye kamukoba kana mu mwaza ibyo kari kamubwiye ahanga bibaye impamo. Kari kamwiyemeyeho ngo rwose na Salimu benshi baraza bakagenda tugasigarana. Ibingibi wivunamo ntago bizatinda, ntago bidenza iminsi 10 n'abacitse intege. Niko Salimu yabaye azaha gukoresha ajugunye. Dore ngarabara disi ati rwose ibindi mahangande mu divunira ubusa. Yiciriye imanza arimo aravuna umutima we, arimo arakinisha amaranga mutima ye, arimo aribabariza ubusa budafite inyungu na nkeya. Genzanga ahagaze yatangiye kwibaza nk'umuntu impamvu ibi byose biri mahangani yihe kuki yava hanga hababaye hejuru y'amafuti. Ati rwose Salimu ntago nakubasha nagushobotse, ntago naza nkumindura amateka y'ubuzima bwawe nkugire undi muntu mushyashya utari we. N'amagambo ya SARA asanze Salimu adashobotse ntikadashoboka ntago yamuhindura. Sasa ku ruhande bavuye ahangaha na Brigitte Salimu hanga atongana ati rwose yarakabya kwitwaza ngafite ngo umuntu umuhiga umugendaho wamwangirije imodoka izo si impamvu zifatika. Bivuga ati rwose mwaracyangendaho aho ndi hose ubu ndamwikanga, niyo mpamvu naje kureba mu cyakare ngira ngo base muri kumwe nawe ningira naho njya unjyane ko ngiye uwumwe umuntu yananyica. Bagenzi kari kamuzindukiye kari kazindukiye kwa Salimu nk'umwako kwa nyirakuru kari kahaza we yarari no kuberekeye. Bivuga ati rwose ibikabya gwera uyu munsi gihorera bwo bireke wimbeshya wenesha umutwe n'umwanya katsawa nta kibazo bari kubisemo nta kundi, ariko nge rwose ndabangamiwe katsa gatonga wundi ibyo bikiraho. Amakuru yawe na SARA bimeze bite? Ndati biraho ndavuga mugeze n'urukundo rwanyu. Ndi niyavuga byinshi kabo karamwinjirira kamenye we na SARA sheri we bigize hehe barapanga iki mu rukundo rwabo. Karemo karamwinjirira fo kandi byose byarahagaze ibyabo bitabatakiri kumwe. Kuberekeye Salimu navuga menshi yarafi ya Brigitte ko kaba kabwanutse myenzi kabishyushyemo karamukunda byanyabyo, kamukunda nta gucika intege kamaramaje. Sasa ku ruhande kwa Pinari haje SARA azafite myenzi muri agahinda ati nkundo rwose naziretse nzivuyemo ndasukuzivemo hakiri kare kubivuyemo vuba vuba. Ati umutima wanjye ntago ibingi wabibasha, ntago ibi nabivamo. Bageze bakavuze impamvu ziwe ko yiboneye Salimu na Brigitte bararanye yaje gusavuga ngo rwose yabirambiwe amaze kubiruha, nageze intambara yazibasha n'agahinda birimo kumutera no kumwangiriza umwanya. Disciplinara amureba we yarivuge ngo agize Imana agaca urwaho Salimu yamurenza ku bishyimba akamurya. Ndetse kuzanga kuyongeza kurenzaho mbibutse iminsi mibi myinshi acamo ntaga kantu karamugeze ko nyine kameze gutya utuntu nk'utu ngutazi kutwihanganira. Yaje mu kazi akora akazi ke gusabwe Pinara ati rwose ubwo uyu munsi ibya Salimu nanjye nabihagaritse nabivuyemo. Sasa ku ishuri ahangaha hari musaza wa Asena tuzi nka ari ahangaha bonya kuri kankari y'umwana wa boss kankari ya Salimu ibonye angari tsimbayisha ku maso undaparika hafi ye neza aparika hafi yaho undahagaze. Musaza wa Sena tuzi nka ari ashinzwe anga mu kigo umutekano ndetse anga Salimu aza nka boss nzanga kimubona yamwatse imbabazi ko wa munsi bashwane muri koridoro akavuga amagambo abi imbere yatabizi ndetse rwose amugirira impuhwe ntago butazabyongera. Ndarazimuhaye
ntago Salimu agwa nabi atakubutaha ntazongere kuvogera uwatazi. Atari impamvu jangaha ndajya nkubaze, ejo bundi ahanga muri parikingi ushinzwe umutekano wayo hari abaparitse ahanga imodoka yiwe barayangiza ipine. Ufite amakuru yabyo? Bibutse mugenzi yo pine ningo yipfumuye ariko yahawe akazi na nyirabuja nyiripine Brigitte mugenzi yamupfumurire kubw'impamvu ziwe. Ndate rwose imodoka ndayizi na nyirayo ndamuzi. Nabonye anga bivugwa n'abagenzi be bazanga bataka magomba fashe mbashake ukuntu twabadepana pine tuyihindure. Atse gute pine ipfumuka ushinzwe iyi zone umutekano wawe wundi wakoraga iki? Warebaga hehe ko biri mu nshingano zawe? Gute ikigo nk'iki ngiki kingana gutya umuntu yazanga akaba yakora amagavu n'amanyanga kandi mushinzwe umutekano? Ngenzi ni ikibazo. Uyu ntiyavuga ukuri azi ko iyo pine amenyaze gupfumuka kwayo, we azi imvo n'imvano yabyo. Nabyapfa kuvuga ahanga ni ari ko ntari ibi nubwo byose byabaho wabikoze wese ahangaha ari bufatwe. Hari amashusho ahangaha ajya afatwa y'amakamera kandi wose arahari. Byagenda kose turi biyitabaze tuyakoreshe tumenye wapfumuye ipine ninde ashyirwa ahagaragara, dore ngo ndarikanga. Hari amashusho ahangaha mu kigo ndetse ngo yarafashwe mugeze na za kamera z'ikigo zicunga ahangaha parikingi abajyamo n'abayisohokamo, dore ngo arumirwa. Ibyo atari yaketse bamuha akazi hawe na Brigitte mwenyewe nyiri imodoka ngo yangize, dore ngo ahangaha Sonya zakoraza muri kesi yuko hari amakamera yafashe amashusho. Sasa ku ruhande tuvuye hakurya tuzanga kwa muganga, hari uwajanga muri ecography ya mashini ahangaha ipima abana uko bangana bari mu nda, ndetse ayije manganya z'imashini ni Asena. Bamuye amakuru kwanga twite inda y'ibyumweru 7 ukwezi n'iminsi. But felicitation rwose hari cyamye twakoresha imiti ibuza umuntu gusama. Imana yakoze ibitangaza, ugiye kuba watwita kandi neza, umwana ameze neza ndetse n'ahateretse hose nta kibazo na kimwe ufite, uzabyara neza. Bamuhaye amakuru ko atwite ndetse hanga uyamuha hatabwe cyo rwose nibaza ko mona uri muzima byara neza kandi ufite mu nda hazima, kuki utabyariye ku gihe kera kaba ugiye kubyara ubu ngubu mu zabukuru? Ndate impamvu zanjye nawe wazumva nabanje gutegura neza ikibuga cyanjye ntazabyara umwana kazano hanze ari magorwa ari umunyabibazo. Ndate rwose felicitation rero gusa icyo ukora ucunga amasiporo ukora n'ibyo byose ukora bikuvunisha ubigabanye kugira ngo uzabyare neza, kandi muri iyi minsi ya mbere yo gutwita umwana aba ari muri high risk z'uko iyo nda yanavamo. Tene ngo wirinde uruka igihe gihagije unagabanye ibikuvuna binagucanganyikisha, ndate nari bihumura, dore ngo arishima. Mbibutse ko mugenzi yashakwa ntabwo ari yakabyaye. Sasa ku ruhande hakuno arangaha Eda na Zainabu bajamiza ko bafite ngo inkuru nshyashya kwitangaza amakuru anga byongeye kwibuka Brigitte na Salimu. Babakoreye anga inkuru nyenzi y'urukundo rwabo rudasaza, ako rwajemo agatotsi rutuma ngo ahangaha Brigitte amera nk'aho arwayemo rwamucumbagije. Ni inkuru ahangaze mu itangazamakuru byanga abantu barimo kureba bakiri aho, uyaje hafi yabo aza afite ibyishimo. Mbibutse Salimu avuye kumudepoza bazanye yanamusuye mu rugo, yazindukiyeyo nk'umwako. Yajanga baha amakuru go Salimu mana njya nyitaho mana nyagasani, usko nungu bahangayitse kubera wa muntu umiga ungendaho ko Salimu aba yahangayitse abishyushyemo n'ubanga ari undepoje. Bano mugenzi bamureba atako rwose agataho ngaho mwitangazamakuru bongeye kubibuka. Ahangaha Dr Janvier yabakoreye inkuru y'urukundo rwanyu ngo rwajemo agatotsi rugutera guta umutwe rugutesha umurongo. Atari ko mana Janvier nenye inkuru rwose akora ati rwose ni kingi kinyipfa n'itangazamakuru. Bibutse mugenzi nawe amusokora inkuru iwe na Salimu bari mu kabari, ubwe niwe wari wishitangazamakuru mugeze mu bamwandike bamuvugeho abaha amafaranga. Sasa anga haje indi nkuru imuvugaho ngo rwose anga Dr Janvier yakoze iyo bwabagarandika ahanga inkuru barayimwereka ngo nayirebe. Ngeze ko nayisoba inkuru bamwanditseho ngo nuko mugenzi wabo batandukanye na Salimu haje mu gatotsi mu rukundo rwabo ngo byamuteye kuvangirwa n'uburwayi bwo mu mutwe
ndetse bwamugoye cyane kugira ngo bwakire n'uyu munsi arimo kwivuza bucece ngo ni amakuru ahangaha bacukumbuye bikuriye mu nda y'isi ko amaze iminsi yivuza mu mutwe atari tayari ndetse impamvu ngo arwaye ari uko yashwanye na Salimu n'urukundo rwabo rwaje amagatotsi umubano wabo utakiri wa wundi. Abanyamakuru ahangaha bamuvumbuye ko asigaye ajya kwivuza yagumye ahangaha bihakana ntago abyemera ni inkuru mpimbano nagatwiko bamuhimbiye. Sasa ku ruhande hano haje Salimu aza hari genge y'abanyeshuri bose b'abahanga mu kigo SARA abarizwamo. Abajanga SARA batekerekana abaje kwiga uyu munsi ujye twaranga mu kigo hatarasa dore ngo arasanga mushiki we mutoya tuzi nka Nire. Amubonye ahangaha azanga batongana yanze kubitaba ntabavugisha ba telefone wapi arabahora iki ati mpamvu nakwitaba muvandimwe rero mbaye nkwitabye wanteza umusaza utanamunteje wajya kontera injuga zukuntu kwa nagira koza amakosa kandi sinshaka kubumva. Ati nshaka amahoro yanjye nshaka umutuzo impamvu yose muza namwe sinyishaka kugeza uyu munsi nanza kukwitaba ntujye kujya kunkurura ngo utangira ngo yange iki niki cyabaye ngaruka mu rugo ngo simbishaka nagiye kuranya mwese ku bushake ko rwose amaze kurambirwa amaze kuruha. Papa aramvuna mu bwonko buri munsi waranyibutse ibyabaye kera kuva impanuka yabaho kugeza uyu munsi ahora nshinjiriye amanuka kandi najye nago norohewe yabaye nkiri mutoya ku buryo kugeza uyu munsi nanjye ubwanjye ihora ingaruka mbona urupfu rundi mu bitekerezo n'ibyabaye kera. Amushyira ku ruhande abanza kunamwiyame ni mushiki we baja ku ruhande ati byo sanga biba data anonganya umunsi ku munsi ureba we uri inshuti ye ako ntujye umvuganira mwese muri yanzu meze nkaho mu mpiga meze nkaho mu ndwanya. Impamvu ya mbere amvuna ni impanuka urawe munsi ahoranyibutsa yabaye kera manuka nawe urayizi ndati ndayizi cyane pe buri munsi arayinyurira wajyanga siko nakoze ku bushake nari nkiri mutoya ariko ntajya atuma ngira agahenge akantu kose kazamutse nawe arayizamura akayigira impamvu ya rwose ndabirushye kuko mu nzu usanga ndi ngiye nyine yaba wowe yaba muka data yaba umugabo wawe na papa mwese musanga mu ndwanya niyo papa mugeza ntereye anzamukana mu gicu ntago muzi kundefanda ngo base mumvuganire atako basi hangane natacumwe nihanganamo ndambuye inzu yanyu sinzayigaruka mose nshaka kujya kuyizamo mureke nibane mugenzi uko burangana inshuti yase cyane ariko ntazi kudefanda musaza we uyategukene basi wanze ubwawe ubuhoke wakire ko umuntu wagonze wamugonze ubwe ari ubishaka wari utwaye imodoka wowe ubwawe we araza yasinze ayinaga amagira ngo yiyahure nuko wamwishe numara kubyakira n'abandi bose bagufasha ariko iyo muhanganya hagati yanyu habura mugenzi aho muhera mbafasha nk'umuntu ngo mbunge atako basi nyumva nge sinkurwanya ati none se basi kucyo muzanzamukanye ari manzengereza narabona basi bwari muvuga uti papa rwose uramurenganya uramuhora ubusa uruko nzamukanya nshyira hejuru mu bicu mwese muguma mwice mumurebera mutuje. Ati nukuri ibyo nshinja nibyo kandi rwose ndabyumva ndanabyemeye pe ntabwo rwose nyankudefanda ngo nkube hafi agwera uyu munsi ngiye kubihindura ngiye basi nkuvuganira ubone ko ndi kumwe nawe nk'umuvandimwe. Ati rwose byose nabivuga ni hahandi ngiye muri Salimu indani mora numva ndi umwicanyi ko nishe umuntu niyo mpamvu kana kose gato kabaye mu nzu yacu kanzamura mugeze mu mitekerereze atari ko basi ushaka mugeze nsaba kandi kantu kamwe Salimu muvandimwe iyi kesi yireke impamvu z'umuntu wishe kira bose zireke givanemo bihagarare burundu muri wowe ntugahora bigarura akantu kose kabaye ujye ngo nicyo baguhoye nta muntu mu nzu ukwanga kuko uri uwacu kandi tugukeneye cyane ugaruke imuhira uze mu muryango wawe. Papa ni munashwana ntugire impamvu mushwanye nuko hari impamvu zo kubagonza umuntu ibyo ngibyo byarangiye kera ndetse twese tuzi ko urengana. Papa ubwe nawe arabizi ugenza arabyumva yatangiye kubyemera ibyo yari yahunze ngo baramutera injuga garuke imuhira byatangiye kono kumufata. Ati ikindi njya nkwibariza rero sasa agataho ngaho ese SARA mwabonanye ntabwo agutunguye ngo abyukiri wawe uyu munsi aze kukureba ndasandeba hwiki. Ati SARA umugabo wanjye yamutelefonnye profeseri agira ngo aze basa kudufashe akuganirize nuko yaje iwawe rero ndarikanga ibyo atarazi ko SARA yajeyo. Ati rwo SARA yahaje yari yahazindukiye mu cyakare ubanza bari bubyuke anakugezeho ari imbere y'umuryango undi yarumiwe ntawe yabonye yagiye yirukanka n'ubwoba. Mbibutse iwe
yasohotse muze kumwe na Brigitte menye ko byanga byakunda habaye agatendo. Nimba Sara yahaje wasanga yamubonye undi ntabyo yarazi. Sasa ku ruhande hakono kwa muganga mugenzi wahaye ngo ibisubizo ko rwose atwite ahanga bana musinyira n'abaganga batatu felicitation ugiye vubanga kubyara ona witwa umubyeyi nyina w'umwana. Bakibivuga ahindukiye dore ngarikanga hari uwo bahuye ni nyina wa Brigitte dore ngo barakubitana inyuma yiwe neza. Zenga uyu yari yaje kwivuriza mugenzi wo kwipimisha gufata ibizamini by'inda dore ngo undi arahamusanga yamukanuriye amaso ndaramureba ati muraho ndati muraho. Iyo mba ntari inkuzi nazo kugira business nyinshi ukora n'amagambo ya Asena nakagize ngo umunsi ku munsi aho ngiye urankurikirana aho ngiye henshi nsanga kenshi na kenshi uri hafi yanjye. Wahanga habwira nyina wa Brigitte. Sasa ku ruhande hana hari Sara na Pinari baje ahangaha. Uyu munsi ntabwo yize yagumye hafi y'ikigo ndetse ibyahangaha avuga nta bindi ati rwose Salimu wari umutwaro kuri nge uremereye kuva namwivanyemo natangiye kuruhuka ntangiye kumera neza ko nta Salimu ukiri muri nge. Mugenzi ko bivuga hari wazaga hafi yiwe gumanga biririmba mugenzi ukavuga ngo abivuyemo ariko nta ndirimbo imuri mu kanwa nk'ijambo Salimu. Ndetse neza aho yicaye dore ngo undarahaza amurebera hakurya ari muri nabirambiwe nabivuyemo sinkibishaka ubu ngiye kuruhuka mbireka burundu. Arwaje amusifura ahindukiye abona muri metero nkeya hari Salimu hafi yiwe. Mbibutse ntago Pinari azi icyo bapfuye tajya ko guseka abonye Salimu aje kubera ko sanga birikoze. Sasa ku ruhande hano mu ishuri harabasohotseyo ni genge ya Brigitte irimo Eda na Zainabu. Uko bose bagasohotse bagenda hari wajanga sifura Brigitte ahita basiga bagende bonyine agira hanga bazakono kureba umushaka. Bamusifuye nta wundi ni Ari musaza wa Asena. Icyanga mushakira kari kabaye. Amakuru yabo yibanga yo gupfumura ipine ngo bayamenye ko yivuganira Salimu avuga ati rwose amashonge kwa nayareba ndewe wapfumye ipine y'imodoka yarinde dore ngo yarikangamo. Bibutse nk'umusazi nta kintu kimukanga muri isi y'abazima ntaga baritara kenshi na kenshi atoke nta kundi kizari wayipfumuye wirwanaho bage wifashe wimenye ngo iki nyine wirwana uri mukuru wimenye uri ukuntu bigenza wiyaranje nk'umusekirite. Nyazo hanga bibwira ahanga yapureyinze amajwi muri telefoni yiwe uyu arayamwumvisha. Wa munsi amuha akazi gapfumura ipine yafashe amajwi yiwe amuhikiraka cyo gutobora ipine ye dore ngo Brigitte arabyumva telefone angaje kuyimwaka undi arayimwima afite amajwi yiwe amuha akazi gapfumura ipine y'imodoka yiwe. Zenga ibintu yahimbye ngafite umuntu byazo ngo umuhigo umugendaho wanivuganye buraka akamuteza impanuka basari manga bagiye kubivumbura. Atergaranyeze ubwenge ntabwo amakazi nkakare nkakoreka kiryankurye ntafite ikiri bunde fande nisanga ngiye muri riske zo kubura akazi kanje no gufungwa. Byose kumenya zakono bavugana babiganiraho ahangaha byose nyirashyano yarabyumvaga tuzi nka Nazirini. Sasa ku ruhande hakuno Salimu yajanganye Gasara yanze kumuvugisha yamwiciyeho nta muha umwanya ndetse rwose nabirambiwe. Shaka duhagarike ibyo sanga temo turakora ibyanjye nawe sinyibishaka bive mu nzira burundu. Uyu ntazi ngaraziriki nazi ko mugenzi undi yamubonye muri tondo cya kare arimo ava mu nzu imwe na Brigitte banafatanye. Yaje amutonganya yanze kumwitaba yanze kumuha umwanya yanze kuza uyu munsi kwiga ariko ntavuga impamvu ye ni yihe. Ati basi mbwiza ukuri ndimo ndaziriki. Wahanga baza ati rwose Salimu naje gusanga nge nkanjye nta guhindura nta nakubasha ahayise hawe nibikora uyu munsi byose ni byinshi nge nkanjye napfa mugenzi kubasha kuba nahindura ibyo nkoranga unshinja ni ibiki. Ati kururu yawe n'abakobwa ntabwo nge nayibasha atakugosa kubwije ukuri uwo umeze nk'ako nakende dukururana ni Brigitte kandi rwose nta kintu cya danger mpanga nawe ndati wimbeshya mupanga byinshi
ndetse n'ubungubu birakomeje. Atoke nacyo twagipanzeho kera mu minsi yashize, ariko ubu ngubu ntabigihari. Ubundi ubumwe ngiye nyine mpanze amaso wowe. Mugenzi kano karakaye kivumbuye, ntazi no kuvuga mugenzi ngo asobanure impamvu ziwe. Gusa yagumye ahanga avuga ati rwose nabirambuye nabiroshye nabivuyemo sinkibibashije, singiye gupfa ngo niyahure mbe nk'abandi nabonye bajya gupfa hejuru yawe ngo bagukunze. Nge rwose ntabwo nabibasha, sinishoboreye. Gora mu ntambara ko wese ari mu wanyu mufite amafaranga menshi, wese ugukeneye nta kubona, uwo wifuje wese uramubona. Ndongera rwose simbishoboye sinishoboreye, ntago iyi ntambara nayijyamo. Yezu byanga mushinja udanga ati bashaka nkora iki? Mbwiza ukuri. Sara ati rwose nafashe umwanzuro wo kwibwiza ukuri, n'ubundi ubuzima ngiye mbayemo n'ubwawe ntaho buhuriye. Ari ahomba, ari ibyo nkora nuko mbayeho, naho bihuriye n'ibyawe. Wanyu muri abakire, mufite amafaranga, byose wifuza ubonera ku gihe. Rero nge aho nahurira nawe ntago habaho, ntago atareshya aramukanya. Rero rwose mbohora ndeka. Mugenzi kwanga mushinja ibyaha, hakuno Salimu yatangiye kubikeka. Ati niba ari Burujite umpora ari unshinja, uwo ngo rwose ntabwo tukiri kumwe. Nahagaritse ibyanjye byose napanga nawe, ntabwo bikiri mu nzira, nta n'ibigihari. Byabayeho yego, ariko ubu ngubu ntabyo. Nawe ubwo arabizi kafite kubaha nge nawe umubano wacu ntago akibyivangamo. Sara ati rero nge rwose aho ngeze nakubeshye, ntago nahora muhanganye n'aba ex bose mwakundanye, n'abakobwa bose nabonye bagukunda, ntago intambara nazabona zibasha. Nafashe umwanzuro wanjye kandi nguhagazeho. Ndatse umwanzuro ubwoko ki? Ati umwanzuro wanjye nta wundi nuko nge nawe nta byacu bihari, ntago twagumana, ntago twabana. Byo nabyiyemeje rwose kandi nzi ko nabyiyemeje ndi bubibashe kubikora. Nubwo biri bungore cyangwa bikamvuna, ariko ndi bubibashe ko namaramaje. Singiye gusara mora mu ntambara za buri munsi nk'izi ngizi mazemo iminsi. Mfite byinshanga mpugiyeho bitatuma nkomeza gusazwa n'urukundo naho runganisha. Ase koko wabyanzuye wafashe umwanzuro. Ndati rwose nawufashe nafashe umwanzuro. Ngiye kubivamo bihagararira ahangaha ibyanjye nawe. Menya ko nguseze kandi ngiye uzagumira inshuti yanjye, ariko iby'urukundo rwose byo tubireke burundu. Mugenzi ari mwagenda undi aterega ntago wasoza ibitaratangira. Ari mwagenda undi yaramurebye aterega ntihahandi wikwivuna, ntago wasoza ibitaratangira, kuko ibyanjye nawe biri mu itangiriro. Aya magambo yose wambwira no kunshyira kure yawe, nge sinzacika intege, nzakomeza nze kandi nze maramaje. Nemeye guhinduka be umushyashya, rero winshinja ibyahahize n'amakosa yanjye ugenda unkekaho unyumva bamvugaho, uwo siwe ndiwe. Ndi undi mushyashya wahindutse utakiri uwa kera. Yezu ndabyumva nuko yigendeye, undasigara ngaha ahagaze. Yasigaye yivugisha ati ndabizi uko biri kose urankunda cyane, si uko unyanze ubwo wabuze amahitamo. Rero basi nanjye nk'umugabo ahangaha ndi bugufashe mu myanzuro ufata, nguhe amahitamo menshi. Sasa hakuno ku ruhande, hakuno hari Asena afite umunanga yatanze ngo munekere, ndetse hanga abaneka baje kumuha raporo. Ni wa mugore mugenzi waka amafaranga umugabo we, sasa hanga o baneka baje kumuha raporo ziwe. Ni wa mugore bise Aisha ufite umugabo we wamugaye, wangiritse ukuguru, uhora yaka amafaranga ihisani ise wa Salimu. Cyakozanga nta kindi, bamuhaye hakuno amafoto yiwe n'abagabo hakuno benshi gakubitwa kwaje bagiye batandukanye. Ni wahanga wazonze umugabo we amwaka amafaranga amanywa nijoro buri munsi. Ahanga barabimuhaye ko mugenzi uyu mugore afite abagabo benshi atendeka, harimo n'umugabo we nyirizina. Ati rwose ahangaha mwankoreye akazi keza kandi rwose mwaje muje. Fata rero amafoto yose uyatunganye, shaka simukadi nshyashya uyahe uyu muntu kuri telefoni yiwe uyamwoherereze, ahasigaye ibindi tuzahera aho ngaho. Amafaranga yose mwari mwansabye nayatanze, nimba hakenewe n'ayandi mu kazi kanyu mumbwire, gusa akazi kagende neza kandi ku murongo. Ni Asena. Kundi yakagiye yasigaye hakuno yivugisha ati mwana wanjye uri mu nda nshuti yanjye, ndahangaha nkuvunikira nka mama wawe mvunikira so,
ngo mukuburire amayira ye yose kugira ngo uzavuke turi mu murongo muzima. Ndimo ntegura ikibuga kugira ngo nzakwakire ku isi irimo amahoro nge na so ukubyara. Sasa ku ruhande uyu kwa yakagiye yarakaye n'umujinya mwinshi ari mu nzira agenda, hari uwajanga amuvugiriza amahoni ngo naze bajyane nave mu muhanda. Undi yivumbuye, singushaka mvira mu buzima wintesha umwanya n'umutwe, bye bye igendere. Aguma hanga yivumbura, undi aparika imbere ye amusanga aho ari nk'umuntu w'umugabo. Ntaga amagambo ahanga abanyazi yabwiye apfa gutuma ava kwizima. Yamusanze ahagaze atuma tujye imodoka tugende, simvanga tutajyanye, vaye tujyane reka imijinya, Satani ntakuganze ngo agutegeke vaye dutahe. Yaje mu kankara rakaye no kwambaranga umukandira mbara kunatongana kitonganya, undi arakareba amwambika akora umukandara anamwegera anamuharubiza urw'urwibano nubwo ndi yivumbuye. This Salimu azi kwihangana, azi no guhatiriza, ntava kwizima. Icyo akunze arakivunikira kandi ntacika intege. Yagiye kamurakariye, kamusuzuguye, katavuga, asaba ko gukora cyandakariye, unshinja ibyaha ntazi inkomoko yabyo, utanafasha akanya ngo umbwire. Kuza ngiye untunganya ngo wanyanze utampaye impamvu ngo nisobanure, simbyemera. Kate rwose wikwigora, urukundo rwanjye nawe ubu rwarangiye. Nafashe umwanzuro nge nawe iby'urukundo rwacu byarangiye burundu. Mugenzi nikavuga impamvu ko kabonye we na Brigitte abanye bava hano mu nzu, kagumyanga gatongana gusa nta mpamvu kamuhereza. Ndatse byose anga avuga ndabyumva, ariko ntabwo byose uvuga mbyemera. Iyo umbwiye ngo byose ni mwisi nifuza ngo ndabibona, iwacu turi abakire abanye muri abakene, ndetse ngo isi mbamo byose natse ndabihabwa, ba wibeshya. Mbaye byose nakambihabwa, nakabaye uyu munsi ngufite nzumuru wanjye utari bunyange. Ako kuva ntagufite wese nkawe SARA ubwawe, nta kintu ufite cya danger nakirata, iwacu barakoze bashyigezeho. Cyo nyene cya danger ni wowe kurusha ibindi byose urimo kumbwira. Mugenzi wanga SARA yabuze aho ahera avuga ati rwose nakubonye mu cyakare uva mu nzu na Brigitte, ndetse rwose byambabaje. Yaje ahangaha ntazabihera, disi nagahuye nini, nubwo atongana cyane ariko ntazi imyezi gusobanura ingingo ziwe, ntazi gutondeka ingingo avuga ku murongo ngo azivuge neza. Sasa ku ruhande ahari papa yaje hakuno wenyine, amara amasaha menshi ari bunyeza abantu wenyine yigunze, morale yaragabanyutse. Kuva umungu we bashwana, kuva imfura ye batongana ikava mu nzu ikagenda, yanze no kubitaba. Papa nta morale nta vibe. Hano haje umukobwa we ati rero muzehe, naganirije Salimu ndetse yambwiye impamvu ze zirumvikana, yampaye impamvu nyinshi ngo njye mba hafi yawe, ariko umushinja ibyaha sinjya mudefanda. Ikindi kirenzeho nawe muhoza ku nkeke, umushinja impanuka yabaye kera akiri umwana atagize mu ruhare. Uhora umushinja umuntu wapfuye nubwo yamwisha, ariko ntago byakabaye impamvu uruko hanga mu nzu avutse akabazo gatoya ngo bizamukireho. Uramuvunisha kandi umuhoza ku nkeke, ntabwo yisanzura nk'umuntu, utuma kuba ari mu nzu yawe abyicuza, bisa nkaho hari icyaha. Papa arabyumva, hakuno umukobwa we yateye intambwe ngo ahuze abantu. Ati rwose bishobotse nge rwose napanga mukongera mugahura ubaye unyemereye, ndetse nigute wabipanga. Ati kwipanga nta kundi, hasigaye iminsi 2 tukagira umunsi w'amavuko wa Salimu. Rero kuri uwo munsi mvaga rwose bikunze mwaganira mukabikemura, ko ntago na Salimu kwanga, ahubwo yanga ko mugenzi ko gukunda cyane bituma umunsi ku munsi umubabaza, ubigira impamvu yo gushengura amarangamutima yiwe. Yesu umukobwa yemeye kuba umuhuza, agarura umubano, nubwo Salimu ahwari kuza mu nzu yase byagorana, ariko basi biyunge baba umuryango babane mu mahoro. Muze yarabyemeye, umukobwa ahangaha agiye kurwana uwa Ndabaga. Sasa ku ruhande tuvuye hakurya
tuzangare Brigitte yajanga afite ubwoba ibyo yari yapanze n'umusekirite tuzi nka ari byabaye induru. Amajwi barayafite aremwe apanga bapfu muri modoka ye ipine ryayo abona uko ahangaha ifatira abantu agarure Salimu hafi yamwiteho nk'ibisanzwe. Byamwanze mu nda haraho yaje abanyeshuri bandi bose batangiye gutaha haraho yerekeye mu kigo ndetse aho yaje n'ahandi yaje ku batekinisiye bashinzwe umutekano w'ikigo bakontorora amakamera yose y'ikigo kuri sava yabo. Niho yaje yitonze acunga ahangaha na muntu umubona ajyemo indani ariko basa amashusho yasiba na amashusho agaragaza ari umusekirite umusaza wa Asena apfu muri pine ye. Nebanga amakamera yose arayabona ko na mashina yakoresha ni control room. Akira aho ngaho bamuguye hejuru n'abashinzwe umutekano banakoresha ngaza kamera bazicungira hafi. Aje baramuzi bategwese mabuja utwihanganire nibujanga kugira ngo baze aho dosiye yawe igeze amashusho mwari mwatse twayabuze uriya munsi bapfu muri pine ry'imodoka yawe amakamera yose yari yavuyeho yo mu kigo nta mashusho twabonye agaragara yabitswe y'umutekano rwose mutwihanganire kandi vuba nga bigiye kuba byakosorwa. Dore ngo undi ari ruhutsa Imana senga irakora ntago ari bayari yaraje afite umutima uhangayitse. Dore ngo arisanga uriya munsi atanga umufungo ngo bapfu muri pine ye ntago bayipfumuye ngo bafatwe amashusho uze ngo nta byagaragaye kandi nta foto nta cyabaye. Yaje aruhutse muri we Imana yiwe iracyakora na nyuma ya zeru irakora. Ndetse ari bwatinze ka telefone karasonnye ahangaho mu telefone yitabye avuga ati rwose bite muramu wanjye muramukazi wita muramukazi ntago nzi ngo ninde. Sasa ku ruhande utuzi nka ari na Kanyirashyano ka Nazirini baje hakuno hanze atako rwose nakumvishije umwana w'umukire bita Brigitte rwose mwaserereye mbareba wari umukuyemo yo kotsa ndatyo twasereye dupfa nta kindi nakazi yamaye kwaje ajya nkora kanya ntagere ngenzire ibyaha bye mbe umutego ugiye gutegwa mu ntambara we yiteguriwe ubwe nzira ubusa mu ntambara yiwe. Avuga ati rwose nagwamuhereza ubwo amafaranga yaguhaye ukayangaya naguhandi menshi. Inkuru yose ahangaha uyarayizi Nazirini inkuru ya Ari na Brigitte. Sasa ku ruhande wari amaganga Brigitte ni mushiki wa Salimu. Dore ngo ndaraza nazi ko musaza we Salimu we na Brigitte batagipanga ibintu bya danger. Cyajanga muramutsa makuru y'iminsi avuga ati rwose mpamvu njangaha mukeneye serivisi dufite umunsi w'amavuko wa Salimu usigaje iminsi 2 yonyine cyangwa se uyu munsi tugushyire mu biganza mu kutegura uzahuza imbaraga natwe tutegurire hamwe ube umunsi mwiza. Dore ngo ndarishima bamuhaye inshingano yongera ahangaha hajye kuri wambonye yongere yigaragarize Salimu ko ashoboye. Ati rwose konzi ko mufitanye umubano ukomeye uri inshuti ya hafi uri umuntu we w'indani nifuje ko rwose uyu munsi mukuru wawugiramo uruhare ese waboneka ko wadufasha byagukundira. Ndati rwose ndabyemeye ahubwo byose mu binshinge umunsi mukuru wose mu biganza byanjye ubundi mbereka aho mbere ibamba aho mbere akaga. Sasa hakuno bano baraje bajya za mu depoza aho SARA viramo yagomanga mfasha ko nakaboko aturetse gusohoka wigenda singusiga hakuno ku nzira. Ndagira ngo unyemerere mugeze mu rugo neza iwanyu nawo mamenye ko ngi intego yanjye ni imwe nkeneye nkumenye bigiye kure nkumenye wese gusiga hangana gukunye bihagije ntago bibaye cyane ko nifuza ko bigenze neza nta banga na rimwe byaba hagati yacu. Wahangaha habwira cyafite umunyenzi imijinya yiwe aracyarakaye we rwose afite amakuru mu mutwe ko yiboneye Brigitte na Salimu bava mu nzu kandi abavuye mu nzu katakubiswe mbandoga abakurambere nukuberekeye yemera kumudepoza.
muri quartier y'iwabo ni quartier nziza. Bananga bageze bakina ku mihanda banezerewe nubwo iwabo hagoswe, ari quartier y'insazi yasigaye nyuma y'izindi zose, ariko nacyo basaramugejeje. Ati basa rwose nkibarize, ese uri kumwe nanjye amasaha menshi ntago bigushimisha, ntago bikunyura? Ndati rwose nyine biranyura kandi biranshimisha. Atonse kubera icyo byose kano kanya bikunyura kandi bigushimisha, kugira ngo ubyiyambure ubyibuze kandi bikuryohera bikanagushimisha, kucyo afata umwanzuro ngo ubirekure bigende bijya handi. Ugatse ko cyumva ko mbaye nkuretse nabura ibyishimo mu buzima bwanjye. Ate nambaye nkuretse nabona ibindi byinshi mwisi binshimisha bitari wowe, kandi ntago byabura. Nabivuze nacyo ahanga mugenzi undi yarenzaho. Mu yandi magambo, kubunshimisha nubigire impamvu yo kujya mugenzi ngaraguza gati, ugiye nabandi bose bazaza utanahari, ntago naburaho nkuri byishimo. Ku isi ni byinshi byashimisha umwana w'umuntu. Ataragenda undanga aramufata ati wigenda gutyo. Shaka wese uvuga mbere yo kugenda, ngira amagambo basanga mvuga aho kutagiye urakaye. Ndati ngaho mbwira ati rwose nakwishye kano kanya ni gutya abantu bose batwifuza ko twamera, bakeneye ko dushwana. Kuva umunsi ngukunda bavuze amagambo menshi nk'aya ngaya ngo tuzashwana ntago tuzarambana, none ubu ngubu kano kanya ugiye kwereka abasetsi ibyo bivugiye ko byari ukuri, ko nta rukundo najyamo ngo rurambe rumara igihe kirekire. Gateko ko wasanga bose babivuze bataribeshye, ariko uteye ari ryo geno ryawe. Ariyo mpamvu n'uyu munsi birangiriye ahanga byanjye nawe ntago bizakomeza. Mugenza bivuze dore ngo ndikira murenga ntacyo ahangaha yarenzaho. Ati wasanga amagambo bavuze ngo ntago nyene nayo tuzarambana, ntago ze gukundana batarakubeshyeye, kuko ari ukuri nta rukundo umaramo iminsi. Niyo mpamvu n'urunguru rwanze buri umuganugana kariho, amagambo bakuvuzeho ntago bakwibeshyeho. Nta rukundo wajyamo ngo rumare kabiri. Nukundi yazamutse ntago amuhaye impamvu, gusa impamvu yari imwe, ko akeneye amahoro yo mu mutwe no mu bwonko, arambiwe intambara ze n'ibitekerezo byiwe. Ararushye, afite byinshi yahugiraho, ntashoboye amateka ya Salim n'ahahise hiwe. Ntakeneye gushyushya ubwonko bwe ngo yihoze ku nkeke ari uzishyiriye. Nukundi yerekeye ari mwagenda abona hakono chef de quartier. Chef de quartier abona umuntu ibogare ufite kankari nziza uvuye muri quartier yiwe, wibogare atazi kimugenza niki. Ukundi yakagiye sasa ku ruhande hakono SARA yafashe umwanzuro aho mugenzi kuzabaho babaye arimo kurira, arizwa na competition ya Salim. Abamukunda ni benshi n'abakunda ni benshi, ntabwo ari serious mu rukundo. Fasha umwanzuro ngo abireke aruhura umutima we, akomeza hanga amaso kwiga kwe. Genza aranga mu rugo, yaje ahangaha abika imyenda, ajya amanga yose neza kwana yitunganya, indara yizinga, avuga ati ko rwose mfite mikiya cyane yo kwambara. Mama mureba amafaranga yose ahangaha akoreye, yita ku rugo, ntago mugenzi we nkawe ubwe yiyitaho. Mama tse habaye iki? Ati rwose kushuri ndavunika, abantu bose twigana bambara neza, ariko njye uko nambara kwanjye umwenda umwe ahangaho nkambara iminsi nge nkabusubiramo, bameze nk'uwambaye uniforme. Mama atako rwose nyina gufasha, mfite myinshi ahangaha naguze kera ndi muto ngana nkawe, kandi yampenze ntacyambara. Mba ndahangaha mu nzu na hantu njya rwose yose nayiguha ukayikoresha. Dore ngaramushimira, yamuhaye imyenda yose afite ngamyeze yari ihenze, yaguze akiri umukirekazi bagifite amafaranga menshi. Undageza ahangaha ayambara yikoreshe, n'ubundi imitungo yose y'umubyeyi abari y'abana. Sasa kuno mu rugo kwa se wa Salim baranga baganira, nubwo nta Salim uhari. Iminsi anga yarakomeje mugenzi y'ubuzima bwabo bwa buri munsi, ndetse bara muri story bagumyanga inkuru ari nayindi, ari business ya Asena ko rwose mo kugenda neza, ndetse imyenda ye ama publicité yiwe arimo gutambara ahantu hose mu mihanda, ku mateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga. Abakiriya ko batangiye kwiyongera, afite abakiriya benshi. Muzayati rwose akazi kose ugakoze umaramaje ndetse uhozaho
nta kuntu utafatisha business ukoze neza yose ukayiha umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose, ntabwo ibintu byakwanga bigeraho bigafata nubwo byatinda, ariko birigaragaza ko ari ibyanyabyo kandi ari iby'ukuri. Bari aho baganira, dore ngako na Asena arabwira Shushu be ati rwose sheri wanjye rero rwose angana guteguriye indyo nzi ko ukunda kurusha izindi, imwe ukunyura genzo ngamuteguriye uturyo asika kunda muzehe disi yiryamo. Bamuhaye keya uyu munsi, bateguye indyo baswe umugenzi yikundira, ndetse ngo baramwaruriye ngo ni ikijumba n'igihaza, cyo kintu cya mbere muzehe akunda. Babyaruye dore ngo arishima, mugenzi arabashimiye, umuryango we uramuzirikana kandi umwitaho. Mugenzi bakamwaruriye, dore ngo mugenzi mu bwonko mu ntekerezo arajya kuri mbari ya mbari, amera nkaho agiye kure cyane. Ati rwose niryo mwantekeye, umukunzi uyikunda kundusha muri iyi nzu ni Salim. Iyo twabitetse niwo munsi mbona ari yakishima. Mugenzi abivuze, dore ngo bose ahangaha harazamo akabazo. Ati rwose nzi ko iyi ndyo nge nkunda n'imfura yanjye yikunda cyane Salim. Ese basi kano kanya hari kwa nyirakuru buriya afite umuntu umwitaho bihagije? Ati rwose papa humura, aho hari twarahashye ndetse nyirakuru afite abakozi, byose Salim yifuza bibonera ku gihe. Uyabyumva? Nubwo Salim yavuye ahangaha muri iyi nzu, ariko aracyari impamvu isamuza ku mutima, kandi intego y'uyu mugore nuko abana bose ise abivanamo agasigara akunda we wenyine. Intambara ze na Salim mugenzi wo mu mutima ziracyakomeje, ntago zizashira. Nta Salim uhari, papa ntagatekanye mu indani muri we. Sasa ku ruhande wa mugore Aisha, dore ngahangaha baramo amafoto yiwe n'abagabo zigiye zitandukanye mu rukundo. Afite abagabo benshi bagenda bahura kenshi kajya gatandukanye kakanakubitwa. Dore ngariheba, bibutse umugore urahangaha afite umugabo wamugaye, bagonze ukuguru, uhora yaka amafaranga. Ihisani turamuzi, ni ise wa Salim. Baranga mu nzu bata amafaranga yongeye yashize, kandi agiye kwa Ihisani yarampitanya arayanyima. Umugore atumva ko uko ushoboye kose uko iyo bwabaga dukeneye amafaranga amamba yambaya, n'ibinaba ngombwa umutere nawe ubwoba ayaduhereze. Mugenzi umugore ahangaha niwe utuma umugabo we ngo yaka amafaranga Ihisani ise wa Salim. Ese ubundi habaye iki? Karacyakomeza avuga mugeza ko umugabo ateka rwose ahanga byatubanye imyangaro. Vuba ahangana wa musenzi agiye kuba yafungurwa, kandi nafungurwa bizasubira irudubi. Sasa ufunze ninde? Yafungiwe iki? Ko ari ahangaha umugore yavuye ahangaha mwivumbuyeho aramusigara agenda. Bagenzi tuvuye aho ngaho tuza ku ruhande ahari hakuno Brigitte, dore ngo Blaka aramutelefona amaze gukira, ndetse vuba ahangaragaruka imihanda ngo agaruke ku ishuri. Gatareko nubwo wanaza byinshi muri iyi minsi bw'utaruhari byahindutse. Ndetse hahindutse ibiki? Ati wa mukunzi wawe bari barikundiye SARA, byarangiye ahangaha Salim amwegukanye. Byate rwose ntabwo bishoboka, ntabwo umuvandimwe wanjye ampemukira ngo nkari umukunzi. Ndataha wowe ruka inzira muki ubwo utaruhari. Uyu munsi ni couple ikomeye cyane, ndetse urukundo rw'abanga rurarimbanyije. Nge banteye ishoti. Byate ntabwo ndi yabinkora, niba anabinkoze ati ninza azambona amenye icyo ndicyo. Niyitegura intambara yanjye nawe yitegura ihangana. SARA n'uwanjye mukunda ngiye nyine, ntabwo Salim yazanga mbangamiye ngo mbishoboke, kandi anabizi na kera hose. Aranzwe najyaga nubaha abakunzi be bose, nta mukunzi we njya avogera. Ntabwo nonze impamvu yamvogera, niba yanabikoze ubwenda yaraswe nazagaruka. Rero niyiziye, niba akeneye intambara ndayizana, biciye mu nzira y'amahoro nanjye namworohera. Sasa ku ruhande hari nyina wa SARA, hano haje tantine ukora akazi kanga mu rugo bisanzwe, ndetse aje ahangaha bunanga mama arimo kudoda atunganya hakuno imyenda. Avuga ati rwose iyi myenda niyo umwana yansabye, arimo yagiye yangirika, kanganye itunganye nimwe imeze neza,
ko ntago namwe imikino yansabye agikunda kandi ngifite. Yatse burya ko usanzwe uzi kudoda ukoresheje intoki, ndaterega iminsi igira nabi ntacyo mwisi utakwiga. Atse nk'ibingibi mbyange ubundi nkora iki kindi. Mugenzi kwanga bikora ameze nk'ari kure mu ntekerezo, arimo aravuga ari kure mu bwonko. Nza kunungu yamucunze, dore ngo ndamye za kurimo kudoda aripfumura urutoki ntabyo arimo kumva. Yiteye hakuno urushinge yitobora intoki ntabyo yumvaga. Ni nyina wa Sara. Byose ahangaha mugenzi abakora hari ubwo yisanga ari kure mu bwonko, iminsi arimo ahangaha y'ubukene yaramurembeje. Genza kuno kandi yarirebye ko ahangaha yireba arivugisha ati harya ubu ngubu hano ndi nta kandi kazi nabona nakora ngo mbone amafaranga nanyinya kore nk'abandi bose, si muranga nsabiriza umwana mutesha umutwe. Mugenzi ni nyina wa Sara. Sasa ku ruhande ahari Salimu ahasigaye atuye hanga kwa nyirakuru, zanyanga umutekinisiye ngamufashe ahangaha yimukiye hashyashya ahesitaranga interinete, anakiri mashini yo ku murongo ntiyagiye kujya tura, ndetse nahangaha agiye kuba igihe cye cyose ntago azongera kujya kwase, yahunze agasuzuguro. Mugezanga n'umutekinisiye, dore ngo tekinisiye hanga hari ikanga ati imashini yawe harimo hanga app washyizemo igukurura byose ukora, ikurura amajwi yawe n'amashusho naho uherereye. Ese wari uyizi? Undi ati wapi, dore ngo ari ikanga. Ati uko biri kose app ni ya Asena, dore ngo arakeka umuntu urengana. Ahangaha app ku mashini yiwe yamenye ko byagenda kose wayishyizeho ahangaha bageze ngo muneke aho ajya byose akora byose avuga ati ni Asena bayishyizeho. Mugenzi wa ceka dore hakuno aho ari ni wa mwana murizi udakurwa urutozi. Mugenzi hakuno Asena aho ari iramuzi umukoci utoza Brigitte bita Flora. Hakuno ku ruhande yajanga bavugana ngo sport hakuno yakoraga agiye kuzigabanya muri iyi minsi, ajya akora nkeya binakunza akora hakuno yoga. Ubuhangamiza kwamo kubiganiraho turamuzi ko ari maneko yatumwe na Brigitte ngo ineke uyu mugore. Ndetse araha dore ngo telefone irasona ni Salimu uhamagaye. Atalo shaka tuvugane, ndetse mvuga hanga ndasa ku ntego rwose wantangaje. Nago nsuka akora ikintu nk'iki ngiki ku myaka ufite ngo umvogera aka kageni, ugire naho uneka ukoresheje imashini yanjye byose nkora byose mvuga ngo bineke. Dore ngo ndaramuseka, amaze kumuseka atari koko waribonye bigeze igitangaza. Ubuzi ngo yose guhanza amaso, benshi bagufiteho impamvu baragushakisha kandi nta kintu kikurimo, nta kintu cya danger uri cyo. Kuki se nakuneka mbana mu nzu imwe nawe duhorana nabahoneka ngo bigende bite? Atari ko ntaribi niba bivuga ubyizeye uzaze imbere ya so uzane n'ibimenyetso uzunshinja icyaha n'iki mama nzahanwe. Naho kunshinja ibyaha nagihamya rwose nge nago binkanga. Uzaze ubinshinje imbere ya so ubivuge n'uburi umuntu w'umugabo koko ushira amanga. Datora umwitwaza umugira impamvu mwikingamo, gusa umunsi umwe bizashira. Hari umunsi data nawe atazakuvuganira. Ndati rwose wendi bize ntago nabona kanya amafuti unshinja akayakora. Mugenzi kwanga bivuga avuze ko ari bize, undanganiza aramusubiza ati rwose ubu ntangaza bivuze ngo uri bize nkaho ugira akazi ukora boshye utaguma mu nzu yicaye igihe cyose nk'icyana cy'inyoni ngo bakugaburira bagutamike, nta kazi nakwe ngo ujye ukora, uhora ureza amaboko gusa. Huma byo sanga unkorera umunsi umwe bizashira bizasobanuka kandi nzihorera. Ni amagambo ya Salimu abwira ahangaha mukase. Salimu ahanga amutamo amagambo y'ukuri. Mugenzi amwibeshyeho nasika murenganya atari ko nta kundi byo sanga unkorera uhora undwanya, hari umunsi bizasobanuka kandi umunsi nibisobanuka data nawe ubwo azakwihakana akwange. Avuga ahangaho ndaramukupa. Mugenzi wanga ashinja ibyaha mbibutse ntago ari nyirabayazana. Iyi nzika n'inzigo iri ahangaha ni ishyano hagati ya Salimu na mukase. Amaze mugenzi kumukupa, dore ngo undi ahagaze ahangaha tangira kono kwibuka mugenzi wa munsi Brigitte aza mu rugo iwabo aje kureba Salimu bajya mu cyumba. Undi yaje hanga bakurikiye
agira ngo amenye habaye iki hagati yabo. Mujya asanga bakurikiye yabonye hangaha Brigitte ari ku mashini arimo ayikandakanda ya Salimu ari no kuri telefoni afite ubonanga barimo kuvugana avuga ati ngaho rwose mbwira vuba vuba mbyesitare ngire vuba atarakugaruka ese ko application y'umayini ya nyayo ntago izankoshona. Byose yarabizi ko iyi app wamushinje atari nyirabayazana, ni app Brigitte menyenze yaje register mu mashini ya Salimu agira ngo amuneke, ndetse uyu yarabizi ariko nta makuru yatangaza, dore ngo arabikira ibanga Brigitte yanze kumuvamo. Bye ngo yanze kubwiza ukuri Salimu kandi abizi. Sasa ngaho hari haje wa mukoci basiganga babyumva kimwe, azanga baganire amakuru y'iminsi. Ndatego siporo nganye nazigabanyije niko bantegetse, ngiye kuba nzigabanyije ahubwo mfata akanya kenshi nyeruhuka nzanga nkore na yoga, ibya siporo nyinshi mbigabanye. Mugenzi kwanga bavugana hano kocha wari hakurya inyuma yiwe namuzi wa mukoci kazi wahawe akazi na Brigitte ngo aneke uyu mugore n'uyu mugabo, dore ngo hakurya baravugana hanga abareba na telefone ye mu biganza arimo afata amashusho yabo. Mugenzi ko baganira bategwa sujya bikira aho ngaho ndakwikumburiye binakunze uyu munsi utigoye twabigenza neza nge nawe twembi twivira aha ngaha ngira hano nkujyana, dore ngo arakochirinye amukura mu kazi mu masaha y'akazi ngo agire ahana mujyana babyumve kimwe nk'ibisanzwe. Yaraje ngaha mukumbuye niyo mpamvu yarahaje bigendere ndahanga yisuganya bagende bave hano. Mugenzi ko bavugana ntibazi ko hakurya yabo yamaneko ya Brigitte iri manga afata amajwi yabo n'amashusho ya recordinga yo kuza gwa Brigitte, dore ngo barahana rinye bajya ahantu hashye kanakubitwe amasaha y'icumi. Biracuriki tugayiniye aha ngaha kandi naho ubutaha rakimande bandebera icyoroshye ndacyari Juju Junior Giti w'Imana Shimizi mrefu y'u Rwanda. Bye bye.